ndagukunda ku buryo amaraso adashobora gutembera neza mu mubiri tutari kumwe cyane rwose. Muri make ubwo ntakubeshye nka wa muhanzi urakara ko mu mara yanjye ko wagira ngo ntabwo bigushimishije. Biranshimishije. Numva nk'umuntu wandika ku rupapuro rw'umukara cyangwa nkomereza ahangaha nawe urabikunda. Woroshye uraguhabyukaga. Oya cyareka ubwizwe ntakubeshye pe. Ya gusa wenda ntuze kubyumva ko bivuze ko ari urukundo wacu wenda urimo urakinisha ariko ari nk'ibishoboka. Isi nayiguha n'ijuru ariko mana isi yo ni iya satani pe ntabwo nayikwifuriza. Gusa nkusabiye ijuru Imana idukunda twembi. Byumva kubyumva kukuri ndagukunda ku buryo mana nta muntu wambaza ubusobanuro bw'urukundo ngukunda ngo mbubone. Nta n'uwambwira ngo uriya muntu mukunda iki mbone uko bisubiza. Kubera yuko mbaye nk'ikintu ukundira birashoboka yuko kiramutse kibuze kuri wowe ubwo nawe nagufata. Ariko njye nanjye ubwanjye ntabwo ndisobanukirwa, sinzi niba ari amadayimoni nk'uko bajya babivuga ngo ese urukundo ni amadayimoni. Man ndagukunda ku buryo ntazi icyiciro ubwanjye nanjye ndimo ku rukundo rukunda. Urakoze. Uribuka ahantu byose gutembereka urayibuka ya misozi imeze neza nk'ubusitani n'umutima wawe, ya misozi yose ndayikwihera ubusitani bwo urabubona. Wow. Yego sheri ndabikunda. N'ubundi ubutayu butarimo wowe bwitwa n'ubutayu. Yego. Ndafite umukunzi aho abandi bakundikira abakunzi. Si ibyo byonyine nzagutuza ku kwezi aho utazanduzwa n'imikungugu yo ku isi. Wow. Sheri karamel ni wowe mfura ukaba na bucura mu mutima wawe. Yego muri make ugeze ikiragi cyane nanjye rwose. nuko ubundi nawe wanjye amata yabyaye amavuta kabisa. Yego nuko biteye mba mbona ari igihe iyo turi kumwe sinzi niba ari urukundo rutuka ko mpita mbonamo n'amasaza yacu nazaba ari sawa. Mani mba mbona gusaza kwacu bizagorana ko urukundo rwacu ruzahora rutoshye tu mbega nk'uturabyo twurirwa buri munsi dushobora neza mbega dufite umutima twitaho fresh. Nanjye nibyo nifuza. Oya ntukabyifuze kuko urabifite. Yego umfite nabyo birayi. Ntushishira ibigonzo bite. Ndagukunda kandi nifuza ko wenda hari icyasha kindi cyakuzaho. Sintekereza ko ibintu tugiye gukora ntabwo tugiye kubikorera ntabwo ari sawa. N'ubundi mani uwanjye kanenda uwawe bifite umwanya wabyo, reka tujye tuba abana barezwe sibyo. Ntabwo yaba ari umuco ushobora gusanga byinshi bitujyana mu kindi cyiciro tutari twateguye mani bikagaragaza isura mbi ku banzi ndetse n'abakuzi ndetse no ku babyeyi bumvisha inkuru nk'izi ndizera ntabwo byabashimisha kandi nizere ko ubuteye ishema nanjye. Ako nundi mbona
amaherezo y'inzira ari mu rugo. hari igihe mba numva kwikaruma byagoranye, ariko natekereza ko uri uwanjye ufite ntawe musiganira mane, nkumva ko none ugomba kugira igihe cyiza cyane. Sheri wanjye we, sheri reka mwari ureka gatoya mwanya baronge sheri wanje seriti bya nihanisha yamara kwagum shanari b'Imana niba neza shanari bitu nanjye ndabona biceka, ariko umunsi wari ugiye kumbana amabi urabeshya byambayeho mani. Simbese z'abakobwa zikiriho mani zabaye akavagarindaga byabaye amanya rero habaye icyuma atikumbwira injegera y'umukobwa niyigize imbobo bro, byankomye fresh. Dore ukuntu byagenze, narindi kumwe na Cibiri Chave, chave. kumva byari kubanyizwa mama, ariko ihangane nihangane iki n'ubundi mani zireze njari kimere nifitiye mani kinkora kinkaraga ifungo bya dani nta mpamvu y'indezi z'ababebi n'ubundi mani se n'iki kindi wamukuraho sibyo mani ibintu by'ibibazo nk'ibi ntabwo mfite mani n'ubundi, ahubwo hari n'akabebi ngiye ngiye gusura hano hepfo kandi dore ibyo mba nkubwira ariko mana ikikuru uzica ingaruzi z'amazuru ejo bundi uherutse gutera umwana w'abandi rekana nabyo mani ubonye ubikira none ngo ngaho ibimere ngaho ibyana kamana njye mbona bizangira baguhambira ariko n'ubundi ntabwo ntakurenganya bizangira baguhambira baravuga ngo ibihari birahagije ihene irishiza mu burebure bw'umugozi wayo n'ubundi ntabwo we nakurenganya none se n'ubundi mani erega n'ubundi bigwari bipfa mbere y'uko urupfu ruza mani ndeka ahubwo nicomokere nasanga amasaha yanamufashe mani bati nzaba numva ibyawe mani zabyumve
Diego. Vamos. Ah, bebê. Biteze. Neza. Biteze. Nkumbuye. Hakomeza nkaho warugiye. Warugiye se ntabwo uzi ko dufite gahunda. Nayibagiwe. Ntacyo. Uyu mwanya ni wanjye. Kuva wangiza amahirwe gusa bitaragenda. Sibyo? Ati nubwo mbajije hano narengeye nyine. Harando tasi? Oh, thank you. Komeza neza. Ndibona yibana niba baraguzwa. Urabona gari gikomera mfite. Oya nyine nanjye nabona ko umeze neza nagira ngo ndumve ko umeshisha se wanyegeye. Ngere. Sishika turi mu gari. Gusa ngiye hari ikindi kintu kiri nkubwiye. Kunyegera ni ikibazo. Umva bigiye ku kibazo kunyegera. Okay, ndanyegera basi. Azanye na mama. Be. Sikumvisha n'abatinye mama wawe. Umunsi none napanze koza kumubwira ko dukundana. Mama mufite ubwo wanyine. Mama wawe ni nare? Gari nare. Ni sumutenyeriki. Sinzi ko mbifata nyine. Cyangwa urakanyamafuta ishaka. Akaba ari ukundi kuba mu muziranye. Ako nacyo. Basi njye nzabye kugira. Kurya. Kanaka. Nakagutera ubwoba mazi. Nawe nyine iki gihe giciyemo arabizi. Gusa nyine wenda ashobora kugukaruma kugira ngo utazagira andi mafuta menshi ukora. Nk'umwana nyine. Ariko ntabwo ndi ugomba gufite. Ahubwo sheri. Nakwibagize. Kubera urukundo ntabwo ngiye kwakira. Ariko urangiye mbona no kunyakira ntabwo bidakushwanya kibazo urukundo. Oya. Nicyo kintu mba nyine. Ndewe basi hari katunuri. Kavuduka se. Nagahiga nacyo. Wakabona ubundi nibaza batagufite ukuntu wabayeho bikancanga. Ubu mba numvise n'ibiriho byose mba mbifite. Kabona abasirikare n'umugabo kidoma none. Nanje nari. Intebe ntagerera. Neserewe waba wabashije kubona uko mwakira nk'abantu ngo yasubye ibintu bigoranye sinzi ko napfa kubibona ko muri uru rugo rwacu nta kintu cyabuze ibigoranye ni uko nyine ngewe ayarekeshe ngo Mama! Iwe mama! Mama! Papa! Nuko niba ikintu cyo bituma nanga musaku. Mama! Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? We. Nabonye itapu. Ari. Umuntu uri mu isaku. Mama! Sindabikira niba akose ibi ni ibiki mu kabyara mwana. We. Umva. Chedi. Ibi ni ibiki mama. Muzana amazi. ariko se wisonga koko nahuye nasimwaka Sote nkigende. ugera ko ntwasiri wanjye none uje no kuntera mu rugo wacu Hano se ni wanyu. uje kuntera mu rugo wacu Sote nkigenda nyine. Basi seberaje.
Subizayo ubwo butapari bwawe ngo nububona. Genda sinye. Ntari kumbangamiye. Genda. Mama ntabwo Ase waje ku. Uretse mu cyane n'uyu wavana amakiye. umva ko byagenze. Mumbare umva ngubwire. Umva muze. Tanyica. Muze utite umuntu witonda. Nako matiku narigenze ndapfuye. Mbese ko zikira. Umva. Asa basi mbabare. Mubare iki? Babara basi. Umbareshe wanyeroje no kwigira iki? Oya. Urabona kubera ko cyagiye umuntu kwa namuherekesha wagira nkubite mu muhanda. Oya kurwana Sibyo? Zaho nkubite mu muhanda. ni inka zarabiretse Ubu ngubu noneho inkoko iri wagiye gufunga umukara nk'uko babivuga. ako ntabwo nyiri inkoko none se Niko se. Byagenze bite? Ntabwo wapfuye. Byagenze bite? ndapfuye ndagasa Ndasi ako oya ase wari kumutima mureke mbabwire ubwire iki? ntabwo ari njye ase urapfuye Muze akira. Ndasi umuze okay ariko sibine bikira. umva mureke Vya abudene umuntu kureka tubanze twumve. Mureke mutumve. Bushizanga utitse umuntu. Ngo bimeze bite wo? Akoze sha ubundi busiwe merute gucira urubanza wowe mwana w'umukobwa ndatojeje imyaka yo gukoresha ngenda ni wowe nasoni Oya mbwira. Oya neza gata. Mbesire. uyu merute gurana yo mu rukiko bamushinja gutera umwana w'umukobwa inda utujuje imyaka ndagaswiba ariko oya ntabwo ngenda basi okay Nyuma y'aho. indiscipline nawe ufite mu rukiko niyo ugifite mu rugo rwanjye wowe ya basi Nasoni. kamabwire ko byagenze rero sa ibiki njye mureke mbabwire basi mu mwana umva nkubwize ukuri wowe Mureka twumve basi mbese biye wibirakarira amasoni abonye uri umwana mwiza mu Uvuze ngo bana wowe. mva nkubwize nasoni ako ntacyo mureke mbabwire Ngo vumvura nasoni wowe wahise nkavuga basi vumvura ibyo uvuga se. nyine njyewe mureke mbabwire ukuntu byagenze ariko ntimwongere kunkubita sibyo njyewe nakundanye n'uyu mugabe wanyu uyu nguyu ndamubona ndamuzi no mu mwana w'umukobwa wawe birangije njyewe nza guhura n'uyu mumeri uyu mumeri anzunga ubutwa ngo ndagira uruhamu mbaye mubwire aza kunzu oya wincenyira wowe uri rwatire cye cyangwa mu mbiri cyane oya umbaze oya reka ngende vuge reka oya ngo ibintu by'ibicwa numvise n'ibyo da njyewe ya umva mbanza musobanurire n'ibyo mukumva Reka batugirire. nyine njyewe rero mumeri yanzunze ibicwa Ngo komeza nyine yanzunze ibicwa unaviye ibicwa n'undi n'ibiki ni amafaranga ajya numva ngo bashuga mami baba yarambwira hamwe ati njye nararigwije rwose matiku umugabo wanjye ndabivuga Murajya umugabo wanjye rero ngo umugabo wanjye ni uwo gushaka amafaranga ni uwo kungabara gusa ko nta kindi kintu ashoboye ntago ajya nyine ngo ntago nyine ngo uwo kujya akanyamerika niko ngo bimeze bite noneho ibintu byo kumva ni Ba witonze rero. Ba witonze. arangije nyuma amaze kunkora ubwo butwa pe birangira tugwanyemo ndangiye icyana na nyina Yesu we indaya mbaya ntabwo ubukene njyana nifite ntabwo nayo kuyakatira Uvuze ngo iki? nyine Uvuze ngo iki? Impamvu zo kukwica zibaye nyinshi. kandi se ntabwo Ugira ko ntwara sheri wanjye. No kwirwanya ngo mama abo nabwiza ukuri mushiki wanjye. Mama mushiki wanjye. Wowe ntwara sheri wanjye. Numva nta kibazo ufite muri ubwo bwonko bwawe. basi mbabaye Impamvu zo kukanze nkwerekesha. ubundi mumbwiriza byanisha mumbwiriza niko mumbwiriza bintu mwaba nta kibanda aho baca niko narabivuze ko nzakwica narabivuze bagucaka wandaya haguruka n'utubana icara icazwa aho ngaho umbwira ngo bimeze bite Kanze sha iyo nyama yimbwa kanda nyiki.
yongeze riri cyagiye rero arasohoka n'izo nkoni hano wowe sanze cyare ndashaka kubwira ukuntu wowe kurira bite byawe umubyeyi ungana nawe ikibazo ni inda yanteye iki irambesire ibi ni ibiki none ngiye irambesire yaguteye yaneye umva wikihereza gira vuba umvire mu rugo naso musohoke mumvire mu rugo aha ni iwanyu uzahaguma iyo nzi ko papa azagufasha icyo ihangane nyine were umva muhungu wanjye ndakubaha imfura yanjye ntacyo azagutwara ntabwo wigeze witwara gutya ihangane n'abana bose bagenderera ahangaha bagakura ntabwo wigeze witwara na mushiki wanjye nk'uyu yingirwa mubyeyi ngo nanjye narashaka ihangane nye sibyo uvuke imbesire intware sheri wanjye irongore mama na mushiki wanjye koko ibi bintu ntabwo mbyumva usibye kwica umuntu ihangane pe ihangane wewe ihangane umva ibyo wigira byose n'ubukoresheje itegeko nuko nzi icyo itegeko riteganya ndakujyana urukiko ariko ntabwo yakirwa mujyanayo usohoka ufate ikawa twose uvire mu nzu wikipfumva ebuka amafuti yose ni wowe kuba nagukubise mfashwe n'itegeko oya papa nawe were kugira umunyunga nawe were kugira uwo mujinya wose kuko nimba ushaka na umva naga narira mu nzu naga umva nambaba umva turaziranye bihagije nakwizeraga n'umugore wanjye nkajya mu kazi kugeza naho nahera mu nduru ingana uku nguku wamburanye iki mugore wamburanye iki oya umva ibyo ibindi byose umva urahafite usanga iriya mbwa y'umuhungu yirwe imugajagwa wo mu muhanda nasoni uriye ejo bundi njyewe twavuye mu rukiko mugirira ikigongwe urumva ndamubabarira n'ubu wahagaritswe hano itegeko naho yaba atari itegeko rimfashe amaboko nakakwica umva ni itegeko nasoni umva nkubwize ukuri nihanganiye byinshi muri uru rugo nataha ugataha saa 8 z'ijoro none ndavuze ngo 1 2 3 hanze nasoni umva sohokera mu nzu umva zazamuka kukanya umva ibisinyi babarira we sha iyi nyama y'imbwa ngire kuyiha amafaranga yanjye nyiteho umwanya wanjye naho asiza nsenyeye urugo antereye umwana inda nanjye ubwanjye ntazantunga n'umukobwa wanjye ntazamutunga nta kundi kangende sha we nararwishigishiye reka ndusome